bimeze neza ibintu na amahoro tu ako cyo cyatu tugiye umuntu umugabo nka undi muntu umugabo ariko ngenda kurera oro umusaza agenda ako ndi umusaza naramanje kumuntu umugabo wishigisha nyura muri kace ese kambyeme cyose kigakangara kambyeme ndi umugabo wishigisha muri bra ari kwa kwisi ndakanyura inga zose zigahungabana ngenga nyuraho nimye ayo magambo ufite yose nayi mbwira nyine ariko mani binyitwara bone cyo kuko mufite ibintu byinshi wowe byakuta mu nama kikabika kugira byinshi se ubu uzingurengeje ameza wowe uzayarenza uriho wowe wifate ufuke mugabo w'abandi ngo ajya kubita umugore iba wirirwa ufuza nk'umugore wawe amakarisi inyuma ujya gusenya urwo abandi nyine abatiza umuhoro none se bazashaka bica birandeba inyungu yungukira inyungu jewe inyungu urumva neza inyungu nuko najya nza kubasura asanga bari gukubitabura sibyo wageri wawe nabo gasanga iwanje niturije n'igarama tuje mu mwobo nk'ifuko wanjye ngira utuje urukoje umugore yicaye hariya yageretse kandi ari gusomana n'abagabo muri telefone bintwaye cyose ko amafaranga kaza nk'iri kugira ngo muri buriya byo mubaye najya kwa mu rutoki nk'imibunda batwara mama neza nose ubundi ubona utari umuko witonde uze kunje nagushakura neza cyo utunje nabi nibura nanjye ndashuka amatayo akagenda gukubita n'uwo mugore wese nagushuka kuri aho ngaho sawa saza umuze ndabwira urumva nigende kagende mukwirire wongere ari cyo warunzaniye azane kagenda na nyabindi cyo kuri bakikiza abandi bagabo bajyana kubivuga kandi nacyo aburwe kwarakinani ari cyo kwirirwa bava kubita bahehesha amabyinga kabwana yengera kofi mbwira ukuntu rero uringanzwe mu rugo rwawe sinakubwenga ibyo katubitaruke tubisimbuke tuze twiyakira icupa twinywe kandi tuvuganye ko tugiye kuza kuganira kuri iryo cupa hari ibyo tugiye kuvugaho none se ubundi bukureba ukabona hano inganzwa ari ganzwa ni wewe nese si wowe yewe se ni ngewe unyoboreye urugo amwana tudashwana turi inshuti none se nimba nakuyobereye urugo ngewe umugore wanjye wamushakaga hirya ako si umugore utazaganira n'abagabo ni mugore araganira n'abagabo se kabiri yaganiye nanjye ndamushaka wowe uri kumuganiza mu ruhe rwego kubera ko nawe ndi umugabo uri umugabo wese uri musaza wese mwana twinywere uri iki sibyo yewe agacuma mba nakitwaje sibyo reka twinywere ikituzanye ibyo tubireke sibyo ahubwo ni uko byambwiye niba zagahore nakubwiye ngo nanshimire niba nakugira inama ya kigali sore katwumvikana kandi tujye twumvikana nk'abantu b'abagabo sibyo nanjye umbwire ikintu wari uri kubwira umugore wanjye ntabwo wabimbwiye waguma gucisha hirya no hino turi kuganira ngaho mbwira ni ibiki wari uri kubwira umugore wanjye ahubwo sibyo ngeze kwa ya ngingo nkubwira ngo ujye kubita umugore nibyo urabikora nta nubwo nzongera gukubita umugore wanjye none se nimba umbwira ngo ngewe umubite umugore warangiza ukavuga ngo uri inganzwa nese ubwo niba uri inganzwa ukaba ungira inama uvuga ko uvuga rimwe bakumva kabiri banza wemere niba umukubita cyangwa se niba utamukubita nanjye muhemerere icyatumye mvuga ari amagambo siko umugore wanjye yagwaye hahamuka kubera ingwara niko kukubahanye ariko ngewe bura uzi mu rugo uzina usigaye banye kwa doge twaki Niko bichanga. Niko uri kujajura bichanga ungendaje mushanga banita mabuko. Ana sama ko se urukono ndimu hamye cyangwa urukono ndimuse. Cyangwa urukono ndumuhanu. Ndimu wana kungendaje cyanga wako. Ariko nije kujya twasezeranya byo bitoze. Nije ko ate? Tuzina tu. Kanya go haji umuntu kare kuvuga muhirimbi. Yari ufite nga waragiraga gucya ama mami mukayamena uketwaze kayamena uzarukira mena urayamena mami urayama nese ngira ngo ngara rubuga wagiye kwiga hari ikikura mu mutwe ko mu mutwe amacyate y'icyo baturi aha akira kano gato genda rubuga icyo kabizaguruzanire yuwa
ariko wajya ubuntu mubwira amutwiya umuntu azayakuremo ashyiremo imbwa mbere ariko ubundi umunyu wawuzanaga mu gacupa ndakubwiye ngo ngiye kundanira ugwagwa ibiceri naraye bimusigiye abinsigayemo ufite urutoki wazaguye kora ibyo mubwiye ntukanegeke kandi nimba umaze gukura uzacaka urugo rwawe kora ibyo mubwiye ubwo ni amata ugenda niba yaguha bariyuzana kandi iminota ibiri uba ugarutse ubwagwa nyine iminota ibiri ari bikanze ndi ntuza ndi supayidamo nyura hano turi kujya iminota 15 ndaza saa 9 za nijoro wibe turenze saa sita sha urambona nayo nigende ndagusanga aho ngaho kubera cyane mwa nuje ko mbona muri kunyihunza nuje turagushaka nisituwewe nahise kureba ashobora kuri kunyirengagiza urabona amaso ari ubwa mbere muhuye ntabwo ari bwo bwa mbere ariko musense ntabwo numva natuje ntabwo numva igituma mpagaze narishije kuza kukubwira ati uri mwiza byo ni ikibazo ku buryo ari ikibazo kitatuma muhagarika none reka mubyeyi uri mwiza ni ukuri kw'Imana uri mwiza n'abasaza se kandi urasaza utabakinisha nagize ngo nagushimishana mu kanya umusaza kubuta bombo sitika akazizunguza none ngo abasaza burani dutenya bajya umutinya nta basaza b'ibitsina twanagira gutya dore ko hari n'abantu bahari tukareba ukuntu twigira tukareka ndakuzi ubushize sinagusanze wawe nkaka akazi kiwe cyawe kiri mu bishumuri tugiye gutya ko dushaka ako cyo ntukamenya byumenyeshe babyita kunyigisha gukubita bombo sitika nyigize se kuko ngenda n'umugabo watabiruka muri ati ariko naro musende ko sigara n'ibyawe ikigore cy'ikigogi gusa katera amagara bajya ku isoko wandaye umugore inyuma heza ndagatora mpamvu yewe datowe nari ndimo gutemberamo kugenda urangara utsitaye byagenda gute so ubundi ariko nsitaye nabatsitaje amano yanjye sayawe utangiye kuvuga nabi ndavuga nabi injuga yo bwakuzani nese ubundi urukuzura ari umudigi n'uwo mutwe ngo gusa ubundi so wari ngemba amazi nese nabura kurarika kandi rero makayira nigendesha nta nubwo wakumva n'ikintu gitumye wahagarika uretse ko mbizi ko ugenzwa n'imyaka gusa hari ikintu kizima wabuze nyuma se kuba igihe nakuvugishirije nari nagutera umwaka ushabye hore ibyo wari umureye n'iwawe narabibonye umuhini wari umubise se yarimo ese twari tuziranye uko ubizi ko wari uje nyine mu rugo nakuzi urumva umuntu utazi wanamukubita hanyuma rero abaje bose niko bakunda igihe nari nzi ko ari igisambo umuzehe nta kabazo kamwe yari yambajije ngo tuze kuvuga akahe se kandi muzehe ejo mwapfuye iki yose yeee none se imana yabaremye iki yose ubundi uri kureba ibibazo icyo twapfuye muze ntacyo napfuye nawe ubundi uragira ngo utwumve buri munsi hari umuntu yari kukwibuka utagira nese buriya mu rugo haburayo ikintu ku buryo wabura ikintu wiba uramufuka nk'imbaraga cyangwa umuntu ari kwibuka ese wageze mu cyumba cyanjye gutaha ubwo ndagufasha ariko umenye ko wagize ngo umuntu amenye uko umuntu ateye ari uko ageze mu nzu umugore wanjye aransobanurira impamvu wamenye uburiri bwanjye nuje umugore wanjye yanyigije mu nzu none wabumenye ute niba utarinjiye mu nzu ntabyibore ndi imbere nigende nyine mva ahubwo akantu ashaka kukubaza
erega n'icupa umuntu yarikura ntabwo ari ibintu aregura nawe ndi kubona ugukokoka uhagaze ngo buryo urukuma gute ufite amafaranga yangurira icupa nzo nakubaza ibyo ndi kukubaza ukareka kunserera nditonda urabona n'icyapa baha n'ikarakeka ku mwamwe buri wese uzakagikoraho none se ubwo amaherezo ubwo byagenda gute ukomeje kunserereza wanabona ari amafaranga ngiye kuguka buri kuyiziza rero uwo mukene nta kintu ufite ukeneye ubufasha none ukene se ngende umukene ndi wawe njyewe ese nimba utarya iwanjye wari uje mu rugo kumara sinumva ngo wamwemye ngo bombo sitikera ni ibiki bombo sitike se ni ibiki bombo sitika sura biyo ni ibiki nyine ko nakubajije kutansubiza bikanza se ari uburema cyangwa ni iby'Imana yakurema dore nzi ko ukunda kuvugisha umunwa wavugisha umunwa bombo sitika uraziyobewe ko ni nyine gusa uri mu gihugu uri kumara nanje gusura nk'uko washura buri muntu wari uje kunsura se mu rugo wari uhaze twari tuziranye uriya mugore se yaramubyara ese si umugore wanjye wenda ni njye wamureze wamureze hanyuma ko yambwiye ko ntacyo mupfana ko wari uje sawa gusaba nuko yabonye uri inkunzu avuze ko tuziranye ari aho wamutwara mbo umva rero nkubaze wenda ibyo ngibyo reka tubyihorere uvuga ngo mbaza ariko umpa n'inzira yo kwitana wa mugabo ngo ni saso tujye dusangira urwagwa se umuzi bindi wa mugabo ngo ni saso tujye dusangira urwagwa hariya hepfo kwa bizagurika nimba muzi se uragira bituma riri mva nyine akantu nshaka kukubaza kandi utubanurire harimo n'icupa twahita tumanukanye sawa nyine uriya mugabo ajya akunda kunduka cyane urumva ngo nkubite umugore nagira rero nkakubita umugore uwo mugore wayihahamuka kubera kumukunda umuntu w'umugabo ufite ubwanwa bungana mucyo ashukwa n'undi mugabo kugenda ukubita umugore we reka kubera tuzi ko iyo ukubise umugore arakubaha ndi kumara iki se uri kumara me yewe ni gutemberamo ariko weho ibice byose biri ku mubiri bamaze tekuraziyo saa kumiro baho kumiro bombo sitike ngo wawe uri kuri sumari iki byose bisobanuye iki kandi bombo sitike ni amabuno aya ngaya duraya nawe se simba nawe amabuno uyafite none se izanjye nizo muzagabye se yakunze cyangwa ni izanjye ikibazo regana cya kiriho nk'umucanga cya gisaza se nikiri kumva cyangwa wasanze muraziranye yewe nabonye atari kunyubaha mura nuriya mugabo angira inama gerayo ndakubita da nzi ngo nibwo aranyubaha ugenda ukubite wishinga inyoyo undi yawe ikaranga ahubwo nyine ikintu narindi kukubaza uriya nawe mu rugo rwe ajya kubita umugore nimba umuzi neza inde uriya mugabo uriya shasho uriya saso uriya tujye dusangira urwagwa uriya saso ariko ubundi ntamuvuyemo waba umuvuyemo kandi ndi kukubaza si icupa se ubwawe icupa ndakubwira uriya saso asohoka mu rugo bamuvariye inota yo kwinjira buriya ni inganzwe we mu rugo akurishamo umugore w'amakariso wamenye genda se amaye nka data akaba yaranshutse ngo nkubite umugore wanjye nyine uri ikigo ry'ikigo ihera gitereye aho ngaho sawa nishyura icupa ryanjye rigende akusubira ukunyishyuza ntarasoza kukubaza ntushobora nawe nkubwiye ugasanga ari n'urufirimu ariko burongeye karatatiye ariko kwa muzehe gapyisi ubugamba nibwo bwabatanze imbere ibyo ngibyo uri kubihuragura ngo birakumarira kagira umunwa kagira inkuru n'umunwa ubwo ushaka za masore amasore zifite pinya ugasanga ibipinya guhiga kujya mu murima ntabishoboye ni ukuri k'umugabo gushaka abasore bafite pinya ubusa wakureye muzehe gapyisi ngo muzehe gapyisi ubugamba bwa nyine arabahaze dore ubundi si uri kumuvuganira nk'igiki uri kumuvuganira nk'igiki kera komeza mubaze kugeza igihe menyeye ko uriya mugabo yambeshye zose ndi igitabo ku buryo uransoma ibindi byose ukabirangiza ese ntabwo uri bumbwire ariko niyo wavuga ntiwavuga byose umenye ko n'umwarimu yigisha iki gitabo cyose atajya agihetura ko mbega umugabo w'umugome we Uriya akanshuka ngo nkubite umugore ngo nyegera mu rugo ngo nkange ngo nkubite rimwe mvuge rimwe bumve gatanu kumbi we ategeka ubu rero nawe waragiye urabikora kubikora gusa ushaka gukoraga wumva uri umugabo nakubwiye ngo umugore yagwaye hamuka kubera inkoni igerayo agahita yicara uri hasi umugabo ku buryo uri gutegekwa n'undi mugore iwe barumvikana yoza ibyombo ubona ko ntabwo bumvikana ese ubwo ni ukumvikana umuntu ubaha amasaha yo gutaha ushashateye nka karyasi saso ndetse nimba atari saso nawe uri kumuharabika ubwo si ibyo bintu byaba ari ariko nje ndamuharabika njyewe n'igihugu cyangwa wowe n'igiwawe
ko ntari kubyemera neza nkurikije nese tujya gusangira icupa akambwira ati mwana ati bya bintu nakubwiye byo gukubita umugore ngo bigeze he reka ubwo muzega byise byanze reka tubipanga dupanga ibiki dupanga ibiki ye nawe ibaze njye nawe ngo panga n'umwana ungana nawe urakaze mwashobora ariko muzega byise byanze kandi wasanze atanasiramuye reka dupanga panga ikintu umwana ungana nawe ariko buri ukuntu kugira abana muri iki gihugu nakwangara nkagira inkuru batoje ko shaka uri kwirukanka bimeze bite shaho ntiwareba wareba se kanagera hano mubwiye bwira nyine ko duhuye mbona umanuka wirukanka nk'aho wasaze byagenze bite abagore barakubiye pe bakubiye gute se ka umukura ku kigo nakuza akagukubita urushyi ukagira ngo ni imbi ariko shaka ujya kuva mu rugo mukabusiga ubwo se ko mbona nakweza inda hano mugira ugutembera mushaka abana mwibwira ibyo bintu by'abagore byo gukora ku bibundi cyungana gutyo ni ibiki ariko si umugore wawe ahubwo ariko si ubundi warashatse ashaka mbwira inkuru irangire ureke kumbaza ngo narashatse kuko ntibikureba uwo mwana mbwira nyine ko mbona wirukanka nk'umusazi ubwo nyine arandira iganganye turimo kuganira mwapfuye iki mwapfuye undi se twapfuye ko bibaye gutyo gusa kankubita urushyi nanjye bwisanga ubwo ni ya magambo yawe atameshe ndakuzi utameshe